Ese niki cyihishe inyuma y'inkuru yo kuvugisha benshi mu karere ka Gatsibo ni gute umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wari waburiwe irengero kuva ku wa Gatanu bashobora kumusanga muri geto yiryamiye iy'umwarimu? Ikibazo cyakuruye impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga no mu baturage, aho benshi bibaza niba ari icyaha cyari kigamijwe cyangwa niba hari izindi mpamvu zitamenyekanye neza. Uyu mwana w'umukobwa yatashye ku wa Gatanu aho gutaha iwabo, ahubwo ahitira muri geto y'umwarimu. Ku wa Gatanu araharara, ku wa Gatandatu arahirirwa, ku Cyumweru arahirirwa, ku wa Mbere uyu mwarimu ajya kwigisha. Uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 15 asigara aryamye muri geto. Nyemerera nkubwire rero ukuntu baje kumuvumbura ndetse no kubimenya. Bakinguye inzu basanga uyu mukobwa araryamye yisezeho igikuvu. Rero wagira ngo Yesu yarishyuye. Ngo uhaye ikaze, reka twinjire muri iyi nkuru mu buryo burambuye tumenye ibyabaye nuko byagenze nuko byarangiye. Byemve kwizera niko nitwa cyo gukora urakizi. Reba aho hasi handitse subscribe, ubundi tujye tubana mu makuru ya buri munsi. Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore haravugwa inkuru ikomeye y'umwarimu watawe muri yombi nyuma yo kumusangana umunyeshuri aryamye muri geto ye w'imyaka 15. Amakuru yatangajwe n'abakurikirana ibijyanye n'uburezi avuga ko uyu mwarimu yigishaga mu ishuri ribanza rya JS Bihinga riherereye muri uwo murenge wa Kabarore. Nubwo uyu mwarimu wigishaga mu mashuri abanza, uyu mwana w'umukobwa basanze muri geto ye y'uyu mwarimu yigaga mu mashuri yisumbuye ariko akiga muri icyo kigo. Inkuru itangira ku wa Gatanu w'icyumweru gishize. Uwo mwana w'imyaka 15 yaburiwe irengero, iwabo baramushaka baramubura. Ababyeyi be bavuga ko uwo mwana yavuye mu rugo ariko nyuma bakabura amakuru ye, tuma batangira kumushakisha hirya no hino ndetse no kubaza buri muntu wese barebe niba hari amakuru babona. Nyuma y'iminsi 3 batamubona, ku wa Mbere tariki 9 Werurwe 2026 ababyeyi bagiye kubaza ku kigo yigaho niba hari amakuru yabazwi ku mwana wabo. Mu gihe iperereza ryari rigitangira, bamwe mu babonye uwo munyeshuri bavuga ko bamubonye yerekeza kuri iyo geto y'uyu mwarimu. Hanyuma ibi byahise bituma umuyobozi w'ishuri butangira gukeka ko uwo mwana ashobora kuba ari muri iyo geto y'uyu mwarimu. Bahise basaba uwo mwarimu urufunguzo rw'iyo geto kugira ngo barebe niba koko ibyo bakeka ari byo. Ubwo bafunguraga iyo geto basanze koko uwo munyeshuri aryamye yisezeho igikuvu. Rero wagira ngo Yesu yarishyuye. Ni igikorwa cyahise gitera impungenge zikomeye, maze ubuyobozi bw'ishuri buhita buhamagara inzego z'umutekano. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rufatanyije na polisi bahise bahagira aho ibyo byabereye, batangira iperereza kuri icyo kibazo. Uyu mwarimu yahise afatwa atabwa muri yombi, ajyanwa gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kabarore. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Twizeyimana yemereye itangazamakuru ko ayo makuru ari ukuri kandi yafashwe. Aho yagize ati yafashwe, turasaba ababyeyi gukomeza gukurikiranira hafi uburere bw'abana babo, bakamenya aho bagiye n'igihe bagendeye. Abarezi nabo bagomba gufata abana nk'abana, bagakora inshingano yo kubarera aho kubangiza. CP Twizeyimana yakomeje ashimangira ko usambanya abana cyangwa kubakorera ibikorwa byishimisha mubiri ari icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Yanibukije abaturage ko mu gihe babonye umuntu ujyana umwana utari uwe mu nzu cyangwa mu icumbi, bakwiye kubitangaho amakuru ku nzego zibishinzwe kugira ngo batangire gukurikirana icyo kibazo. Bamwe mu banyamategeko bavuga ko icyaha cyo gusambanya umwana ari icyaha gikomeye cyane. Amategeko asobanura ko gusambanya umwana bishobora kuba ari ukwinjiza igitsina, intoki cyangwa ikindi kintu mu myanya y'ibanga y'umwana. Iyo umuntu abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Naho mu gihe umwana yaba hari munsi y'imyaka 14, igihano gishobora kwiyongera kugeza naho ufungwa burundu. Iyi nkuru ikomeje guteza impaka nyinshi, aho bamwe bibaza uko umunyeshuri imyaka 15 bashobora kumusanga aryamye muri geto y'umwarimu, mu gihe abandi bategereje ibyemezo bizaba mu iperereza ririmo gukorwa. Ubitekerezaho iki? Ese ubona ari ikibazo cy'uburere cyangwa hari ibindi byaha byihishe inyuma y'iyi nkuru? Andika igitekerezo cyawe mu mwanya w'ibitekerezo. Niba ukunda inkuru kandi zigezweho, ntiwibagirwe gukanda subscribe ku Itohoza TV Rwanda kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Turabakunda cyane. Itohoza TV Rwanda, turi kumwe namwe mu kubagezaho ukuri kw'ibibera hirya no hino ku isi. Byemve kwizera niko nitwa Itohoza TV. Nimujye kure mukanyenda kuzanira andi makuru.